Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Rukundo Desire. Uyu munsi Imana itugiriye ubuntu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzirikane guhamagarwa kwacu. Reka dusenge hanyuma tuganire. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye urukundo ugira, tugushimiye kuduhaye umunsi mwiza ngo twumve icyo umwuka abwira itorero. Turakwinginze rero twezereze kugira ngo tukubere ibikoresho bikugirira umumaro, kandi n'abazumvira ijambo Mwami Imana ubugingo bwabo buzabyibuhe, bazishimira umubyibuho utanzwe n'umwuka wera. Mubane natwe rero, udufashe kugira ngo ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro kubwa Kristo umwami wacu, amen. Ijambo tugiye kuganira nk'uko nari mbibabwiye ni ijambo rivuga ngo tuzirikane guhamagarwa kwacu. Turasoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesaloniki, igice cyaho ni icya 4, umurongo waho ni uwa 7. Hari ijambo rivuze ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Imana itugirire neza. Abantu benshi bagira imihamagaro y'uburyo butandukanye, hanyuma bakanayiha agaciro bitewe n'uko yenda babyumva. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga umuhamagaro twese duhuriyeho, ni ukwezwa. Imana, umuntu wese yahamagaye akaba ari umukristo, mbere y'uko agira ikindi kintu akora, mbere y'uko agira ikindi kintu avuga, icyo yahamagariwe ni ukwezwa. Imana idushyigikire. Ni ukwibaza rero ngo uku kwezwa se, mbese abantu bezwa gute? Hari igihe usanga abantu bavuga ngo barejejwe, ngo kubera ko ngo bizeye Kristo gusa, hanyuma ngo bagahita baba abana b'Imana, ngo ubwo bikaba birarangiye. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo ariko ribivuga. Reka dusome icyo ijambo ry'Imana rivuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 17 n'umurongo waho wa 17. Turebe umuntu w'Imana yezwa n'iki? Ni iki cyeza umuntu? Yohana 17 umurongo wa 17, hari amagambo meza cyane avuga gutya. Aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri, amen. Ntabwo umuntu ashobora kwezwa birenze ijambo ry'Imana riri muri we. Imana yacu nitugirire neza. Hano mbibutse ko Yesu yari ari gusenga, yari ari gusengera itorero, yari ari gusengera abizera. Noneho aravuga ngo Mana ubereshe ijambo ryawe niko kuri. Turi mu gihe rero abantu banze ijambo ry'Imana ariko bagashaka kuvuga ko ari abera. Ntabwo bikunda, kuko ikitweza ni ijambo ry'Imana. Aleluya. Amaraso Yesu yamennye i Gologota aheshwa agaciro n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rituma aya maraso atugaragaraho tugatsindishirizwa. Rero turi mu gihe abantu banga ijambo ry'Imana ariko bagashaka kwitwa abakristo, bagashaka kwitwa abana b'Imana, bagashaka kwitwa abantu bera. Ntabwo rero bikunda, kuko ikitweza ni ijambo ry'Imana. Ni ugutekereza rero ukibaza ngo mbese ko niba koko ijambo ry'Imana ari ryo ritweza, uriha umwanya ungana iki mu buzima bwawe? Ese iyo ubyutse mu gitondo bigenda gute? Se iyo ugeze saa sita bigenda gute? Mbese iyo ugiye kuryama bigenda gute? Imana itugirire neza. N'uyu mubiri twambaye unapfa unabora, abantu bawitaho bagakaraba, bakawushakira amavuta kugira ngo base neza kandi bagubwe neza. Dore rero ikintu Imana yatanze cyo kutweza ni ijambo ryayo. Umwami wacu Yesu Kristo aravuze ngo ubereshe ijambo ryawe niko kuri. Imana itugirire neza. Turi mu gihe abantu banze ijambo ry'Imana ariko bashaka gutunga imbaraga z'Imana. Ntabwo bikunda rero, ko Bibiliya iravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Imana ikongera ikavuga ngo abantu bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga z'uko kwera.
Nta bundi buryo rero twakwezwamo uretse kwereshwa ijambo ry'Imana. Ntushobora kwera biruta ijambo ry'Imana rikurimo. Imana yacu nitugirire neza. Hanyuma uyu muhamagaro Imana yaduhamagaye udufitiye umumaro. Mbibutse ko turi kuvuga ngo ntabwo Imana yaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Ndashaka kuvuga nibura imimaro 3 muri myinshi iva mu kwezwa. Amen. Mbibutse ko nta kintu na kimwe muri ubu bwami bw'Imana kidafite umugisha wacyo, kidafite inyungu zacyo, iyo ugikoze nk'uko Imana yategetse ko ugikora. Imana yacu nitugirire neza. Rero turebere hamwe ngo kwezwa bitumarira iki? Kwezwa ubundi bitumarira iki? Uyu muhamagaro Imana yahamagaye abantu bose ikabahamagarira kwezwa uzabamarira iki? Tugiye kureba nibura ibintu nka 3, imimaro nk'itatu uku kwezwa kutumarira. Imana yacu nitugirire neza. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 57 umurongo wa 15. Yesaya 57 umurongo waho ni wa 15. Yesaya 57 umurongo wa 15 hari amagambo meza cyane avuze gutya. Haravuze ngo nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera. Ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera, mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Imana yacu nitugirire neza. Umumaro wa mbere kwezwa bitumarira, icyo bitumarira cya mbere ni uko kwezwa biduha kubana n'Imana, bidufasha kubana n'Imana, kuko Imana iravuze ngo jyewe ndi uwera, mbana n'umuntu ufite umutima uciye bugufi. Imana yacu nitugirire neza. Mbana n'umuntu ufite umutima umenetse, kandi ntabwo tubanira ubusa, tubanira kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Imana yacu nitugirire neza. Umumaro wa mbere kwezwa bituzanira ni ukubana n'Imana. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire yuko Imana mutabana, mbese uzayihamagara ikwitabe? Ni ikibazo gikomeye cyane. Usanga hari ibintu byinshi abantu bahamagarira Imana, ariko se ninde uhamagara Imana ayihamagarira kubana nayo? Nta bundi buryo bwo kubana n'Imana rero. Niba ushaka kubana n'Imana, ukwiye kuzirikana ko Imana yera ibana n'abera. Imana yacu nitugirire neza. Muzi ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo n'umuntu ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka, kurivuga gusa, kurivuga nabanza ave mu bidagize gute, mu bidatunganye. Imana yacu tweze kandi dutunganye mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti yanjye, urashaka kubana n'Imana? Urashaka kubona ukuntu Imana ibana n'abantu bayo? Gira umwete wo kwicisha bugufi, gira umutima umenetse, ezwa. Hari abantu bahamagara ngo Mana Mana, ngo ngwino ubane natwe, ngo ngwino ugendane natwe, ngo oya. Imana yigeze ibwira Mose, iramubwira ngo ngendanye n'Abisiraheli nabarimbura. Ni Imana yera igendana n'abera, ni Imana yera ibana n'abera. Imana yacu nitugirire neza. Uwo ni umumaro wa mbere uzanwa no kwezwa. Niba ushaka kubana n'Imana, ezwa. Dufite abantu bavuga amasengesho menshi, dufite abantu bafite n'ibindi bintu bakora mu bintu by'Imana, ariko ugasanga Imana ntibana nabo, kuko birengagije cyane umuhamagaro Imana yabahamagaye wo kwezwa. Uyu munsi ndakwingingira kugira ngo witabe kandi wongere uzirikane guhamagarwa kwawe. Imana yaguhamagariye kwezwa. Nshuti yanjye, ibindi byose wakora utabana n'Imana ntacyo bimaze. Imana yacu nitugirire neza. Uyu rero ni umumaro wa mbere uzanwa no kwezwa. Iyo umuntu yejejwe, Imana ibana nawe. Imana ibane namwe kubwo kwezwa mu izina rya Yesu Kristo. Reka turebe ikindi kintu cya kabiri kwezwa bitumarira. Umumaro wa kabiri kwezwa bitumarira
ubwawe. Iyo umuntu yejejwe aba umunyamumaro. Iyo umuntu yejejwe aba umunyamumaro. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho ni icya kabiri, turasoma umurongo wa 20, tusome n'uwa 21. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho ni icya kabiri, turasoma umurongo waho wa 20 tugeze 21. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ni icya kabiri, turasoma umurongo wa 20 tugeze 21. Haravuze ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi babikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amena. Nshuti yanjye, ushaka kuba umuntu w'umumaro ku Mana? Hari igihe umuntu agaragara nk'ufite icyo amariye abantu, ariko wajya mu buzima bw'umwuka ugasanga ku Mana nta kintu abamariye. Uzi impamvu? Ni uko adakunda kwezwa. Abantu benshi Satani yabiciye umumaro kuko bashyize ibintu bakora imbere, bashyira imirimo y'Imana imbere, bashyira ibyo bakora, ariko birengagiza yuko nta muntu wagira icyo amarira Imana kereka aramutse akoreye mu kwera kwayo. Amen. Biravuze ngo ni wowe ufite inshingano zo kwiyeza. Abashumba ntimuzahorana, abo musengana ntimuzahorana ngo bahore bakurondora. Niyo mpamvu tugaruka tukavuga ngo rya jambo ry'Imana rihorana nawe niryo rizakweza, niryo rizagutunganya. Ni wowe ufite inshingano yo kwezwa ukoresheje ijambo ry'Imana. Imana yacu itugirire neza kandi Imana yacu idufashe. Ijambo riravuze ngo umuntu niyiyeza. Iyo ni tashe yawe, iyo ni mbega ni umurimo wawe. Umurimo wawe ni wowe ugomba kwiyeza niba ushaka kuba umunyamumaro. Abantu benshi muri iki gihe Satani yabiciye umumaro, kubera ko abantu benshi bari kwivuruguta mu bintu, amagambo menshi y'urucantege, amagambo menshi abanduza. Abantu birengagije ijambo ry'Imana, hanyuma batakaza kwera kwayo, bituma rero n'icyo bari bamaze kipfa. Abantu benshi basigaranye amazina. Abantu benshi Satani yabiciye umumaro, ariko uyu munsi wa none ndakwinginga ku bw'imbabazi z'Imana ngo wongere ugaruke mu ijambo ry'Imana rikweze, hanyuma wongere ube umuntu w'umumaro ku Mana. Imana iravuze ngo iyo umuntu yejejwe aba atunganyirijwe gukora imirimo myiza yose. Imana yacu itugirire neza. Ntabwo abantu burya ntabwo abantu aribo bagutorera gukora ibyiza. Bibiliya yavuze ngo iyo umuntu amaze kwiyeza, amaze kwitandukanya n'ibidatunganye, ngo ahinduka ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose. Amen. Urumva, uriyeza, hanyuma Imana ikakweza, hanyuma ngo Imana igahita iguhindura. Igahita iguhindura ikintu cy'igikoresho cyayo, gikorera mu kwera kwayo, ariko kinayifitiye umumaro. Kandi ngo imirimo myiza burya Imana yarayitunganyije, ariko ntabwo abantu bajya mu bintu bitunganye kandi nabo badatunganye. Imana yacu itugirire neza. Ndatekereza ibyo ari ibintu byumvikana ku muntu ufite amatwi yo kugira gute, ku muntu ufite amatwi yo kumva. Imana yacu idufashe kandi turengere. Iyo usomye ijambo ry'Imana, Pawulo yandikiye umukozi w'Imana Filemoni, yaramwandikiye mu gice cyaho cya mbere, cya Filemoni, yaramwandikiye umurongo waho wa 10 n'uwa 11. Yaravuze ngo ndakwingingira umwana wanjye nabyariye mu munyururu yanjye Onesimo, utakugiriraga umumaro
kera ariko none akaba awutugirira twembi. Aleluya. Urabyumva, uyu mugabo Onesimo, uyu muhungu Onesimo yabayeho ari umuntu w'umunyabyaha udafite icyo amaze, ariko amaze kwezwa ahinduka umuntu ugirira abandi umumaro, ndetse umuntu ufite icyo amaze mu bwami bw'Imana. Ni ugutekereza uyu munsi wa none, harya wowe nanjye mu bwami bw'Imana iyo witegereje ubona tumaze iki? Ese kuki tutagira umumaro? Ese kuki tugenda dusubira inyuma n'ibyo twashoboraga bikaba byaratunaniye? Nshuti yanjye, nubona umuntu atangiye kunanirwa ibyo yakoraga, ibyo yashoboraga, nta yindi mpamvu, nta yindi mpamvu, ni ukwera kw'Imana kutakiri muri we. Kuko uburyo icyamubashishaga n'icyamushobozaga nta kindi, ni ukwera kw'Imana. Mose yandika ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 15 umurongo wa 11, yaravuze ngo kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Torero ry'Imana, bwoko bw'Imana, abantu munyumva, mutekereza gute ko Imana yahabwa icyubahiro ahantu kwera kwayo kutari? Ntabwo bikunda. Imana yacu nidufashe kandi Imana itugirire neza. Isome urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cyaho cya 4, umurongo waho wa 8, naho uhasanga amagambo meza cyane. Aravuga ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Amen. Abantu baba mu bintu byinshi ariko by'umubiri bidafite umumaro, bifite umumaro muke. Hano Imana ntivuga ko ntacyo bimaze, ariko iravuga ngo bigira umumaro kuri bike, ariko ikavuga ngo kubaha Imana kugira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Imana yacu itugirire neza. Reka turebe icya gatatu hanyuma dusoze. Kwezwa bitugira uruhe mumaro? Nanone reka tuvuge umumaro wa gatatu. Iyo umuntu yejejwe abona ibitangaza by'Imana, cyangwa se Imana igakorana nawe ibitangaza. Imana yacu nitugirire neza. Reka dusome Kuva ibice 15, Kuva ibice 15 mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva. Hari amagambo meza twari tumaze no gusa n'abayakomozaho. Umurongo waho wa 11 haravuze ngo Uwiteka, mu byitwa Imana hari ihwanye nawe? Niyihe ihwanye nawe? Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya, kuko ukora ibitangaza. Reka dusome n'irindi jambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yosuwa ibice byaho 3, umurongo waho wa 5 turageza ku 8. Yosuwa ibice byaho ni 3, igice cyaho ni icya 3. Turasoma duhere ku murongo wa 5 tugeze ku wa 8. Hari ijambo rivuze ngo maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Amen. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati, nimuheke isanduku y'isezerano mubanzirize abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ariko ubwire abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti, nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Imana yacu nitugirire neza. Nshuti yanjye, muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi, muri ubu buzima tubamo Imana yaduhamagayemo, ndagira ngo nkubwire ko ni ubuzima tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye n'inzitizi zitandukanye, ku buryo hari ibintu bitazakemurwa n'ubushobozi ufite, bitazakemurwa n'amafaranga ufite, bitazakemurwa n'ubwenge ufite, ahubwo bizakemurwa n'uko Imana ikoze igitangaza. Amen. Ibitangaza rero bibikiwe abantu bejejwe, abantu Imana yahamagariye kwera
ndagira ngo mbabwire ko nimukunda kwezwa mukazirikana umuhamagaro wanyu, muzagenda mubona ibitangaza Imana igenda ikora. Imana yacu nitugirire neza. Iyo usomye Zaburi ya 44, Zaburi ya 44, umurongo wa 4, naho hari ijambo ryiza ry'Imana. Zaburi ya 44, umurongo waho wa 4, hari ijambo rivuze gutya, riravuze ngo kuko atari abo nkota yabahaye guhindura igihugu, kandi atari ukuboko kwabo kwabakijije, ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo n'ukuboko kwawe n'umucyo wo mu maso hawe, kuko wabishimiraga. Amen. Imana yacu itugirire neza. Inshuti yanjye, ntabwo Imana ishobora kwishimira umuntu utejejwe. Imana hari ibintu byinshi ishaka kugukiza ikoresheje ukuboko kwayo gutangaje. Imana irashaka gukora ibitangaza mu buzima bwawe. Imana irashaka gukorana nawe ibitangaza bikomeye, ariko ibitangaza bifite isoko yitwa kwera kw'Imana. Imana yacu nitugirire neza. Hanyuma reka dusoze nkubwira ngo tekereza ibyo Imana yagukoreye, unatekereza ibyo uyikorera, hanyuma utekereze ibyo izagukorera nuguma gukora ibyo uri gukora. Reka nongere nsubiremo. Nari mvuze ngo tekereza ibyo Imana yagukoreye, unatekereza ibyo wayikoreye n'ibyo uri kuyikorera, hanyuma utekereze ibyo izagukorera nuguma gukora ibyo uri gukora. Ni ikibazo ngo usigare ugitekerezaho. Imana yakugiriye neza, Imana ikugirira imbabazi nyinshi, Imana iraguhamagara ngo ikweze gutunganye, Imana yagiye igukorera ibitangaza binyuranye, Imana yagiye ibana nawe, yagiye igufasha. Uyu munsi tekereza ibintu uri gukora, hanyuma ukuremo igisubizo cy'ibyo Imana izagukorera. Imana nibafashe kandi Imana ibagirire neza. Ijambo ry'Imana ryavugaga ngo ntabwo twahamagariwe kwanduzwa, ahubwo twahamagariye kwezwa. Imana yaduhamagariye kwezwa, niwo muhamagaro Imana yaduhamagaye. Imana rero iwudukomerezemo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye umuhamagaro mwiza waduhamagaye, umuhamagaro wo kudutunganya, umuhamagaro wo kutweza, kandi ntabwo watwejeje ngo tube abantu bari hariya ari imitako gusa, ngo tugaragare ko twejejwe. Waduhamagariye kugira ngo nitumara kwezwa ubone uburyo ubanamo natwe. Kandi turabizi muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu bisaba ko ubana natwe kugira ngo dushirike ubwoba, kugira ngo tugire icyo tugeraho. Niko wabwiye Yosuwa, waramubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ndagushimira Mwami Imana ko uri Imana ibana n'abantu bayo, ariko binyuze mu kwera kwawe ukomeze kudufashiriza muri uyu murongo wo kwezwa. Ijambo ryawe ryavuze ngo tuzezwa n'ijambo ryawe, kuko niko kuri konyine kubasha kweza umwana w'umuntu. Hanyuma uratubwira ngo nitwezwa tuzaba abantu b'umumaro. Turi mu gihe Satani yiciye abantu benshi umumaro kubera ibyaha byabaye byinshi, abantu bagenda bapfa, abantu bari bafite umumaro, abantu bari amatabaza yaka, uyu munsi barazimye kubera ibyaha. Ndakwinginze mutanga bugingo, ndakwinginze byiringiro bizima, ukomeze kudufasha no kuturengera kugira ngo tugume turi abantu bakora imirimo myiza, ariko imirimo ifite icyo yungura mu bwami bw'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ijambo ryawe rirambwiye ngo abantu nibiyeze, Imana izakorera hagati muri bo ibitangaza. Hari ibibazo byo muri ubu buzima duhura nabyo bikenera ko Imana ikora igitangaza. Ndakwinginze mutanga bugingo, ndakwinginze byiringiro bizima, ndakwinginze imbaraga z'abakwizera, dukomereze mu kwera kwawe. Izina ryawe niryubahwe. Abejejwe bazabana n'Imana. Imana irera, yegerwa n'abera. Imana izabana n'abanesheje, izabana n'abera. Ndagushimiye Kristo, ijambo ry'abana bawe baryumva bakomezwe naryo kandi ribagirire umumaro. Mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, twese tugabanira umugisha mu byanditswe byera byahumetswe n'umwuka wawe. Ibyo ushaka kandi ushima biguhesha icyubahiro Data, bikomeza kubaho mu izina rya Yesu Kristo.